Imana ibahumugisha kubera ko muri kubikora mubiheshejwe n'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo dukora byose tubikora bivuye ku mutima. Iyo dukoze icyiza cyose rwose tumenya agaciro Imana ibahumugisha. Haleluya. Ndanezerewe cyane, muteye ubwuzu, muteye kunezerwa kubera ko ndatekereza ko uyu ni umunsi wa gatandatu mwankoreye igitangaza. Hari igihe umuntu azatekereza ukavuga ngo Mana, ibi bihe biracabaho mu isi. Ibihe byo kumara iminsi itandatu abantu baganditse imbere y'Imana. Reka twebwe ab'Imana yagiriye neza twese dukomere Imana amashyi. Ndishimiye cyane, mwanteye ikintu gikomeye, mwatumye nongera gutekereza gutarama. Imana ibahumugisha. Ndashimira abantu bose badukunze, biratangaje. Habonetse abantu benshi, abantu baradutwitayeho, abantu baradukunze. Yewe Imana ibahumugisha. Njya nkunda kubwira abantu ni beza. Nza numva iryo jambo norivuga cyane. Abantu ni beza kuko Imana yabashize mu mugambi wayo, Imana yabashize mu bintu bikomeye. Rero bantu mwese mugana gutya, ndabizi ko kuba twarashoboye guhagarara iminsi itandatu nuko mwadusengeye. Haleluya. Nuko mwatubaye hafi, nuko mwaduhaye bifasha ibintu byose kugira ngo ubutumwa bugende neza. Hari abaraye amajoro, hari abatugaburiye, hari abadusize, hari abatwogeje ibirenge. Imana ibahumugisha. Reka nshimire itorero twateraniyemo mbere, ndaza gushimira abandi bene data. Ndashimira iri torero, nishimiye cyane ko ndamusetsa ngo sinari nzi ko azi kuririmba kuri njye. Ukoze igitangaza, nari ngiye kuvuga ari kandi rwamumwirira. Muririnze neza, utwakiriye neza, ndetse na madamu n'abandi bashumba bakorera muri torero. Ndishimye cyane, ndiherutsemo kera, ariko nshimye Imana ko nongeye kurihagararamo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Reka nshimire Adonai Ministry kuko niyo yadutumiye. Imana ibahumugisha. Amen. Mwabaye irembo rikomeye, aba bantu sinari mbazi, ariko batumye tumara iminsi itandatu tuganitse imbere y'Imana. Praise haguruka uhagarariye abo bantu bose, ukomere Imana amashyi. Kandi zatumye twinjira ahantu hakomeye, zatumye natwe ubwacu hari andi masezerano Imana yasohoje kubera ibihe. Imana ibahumugisha. Ndashimira abantu bose twataramanye, itorero rya Gerezo twarataramanye, twarabanye kandi ndaragira ngo niho twakoreye iterane. Itorero rya Gape twaritaramiyemo, itorero rya Living One twaritaramiyemo, none ribaye nk'irya kangahe. Efeje yeme ntabwo tutagize. Wenda iminsi iza kwiyongera twari gukomeza tugataramira n'ahandi. Turabashimiye mwese bashumba, iki kintu cyo kugira ngo muboneke zatweretse urukundo ruherutse. Turabubashe cyane, tubahaye agaciro. Imana y'umugisha ibahumugishe. Abayumve mwese, ahantu hari igitabo. Amen. Mwene data ariko sinari nzi ko utuye hano. Nzanira ngo tuye mu Bugande kubera ko bataramira ahantu henshi kenshi. Ndanezerewe ko nababonye abayumve bose. Konfiri umusarire baraye bambaye ubuhamya bwawe, nongera kuguhabwa. Bambwira ukuntu Imana yagukijije ngo wari wageze uvuga nibagara. Imana ishimye ko wavuze kandi uri kuvuga. Imana ishimye hamwe n'amatimu yose y'abanaziri n'abandi abarazwe iby'ubwami n'abandi. Emmanuel, Imana ibahumugisha. Yeme murashimishije. Imana ishimye ko yabagiriye neza ikabaha kuba hamwe. Izi ni izindi mbaraga Imana yagiye itanga y'ibyereko. Ndabizi ko bene so batoba baruhari, muri amaso murareberana kandi murasa neza, umeze neza. Dukomere Imana amashyi kugaragaza. Nahereye gushima kugira ngo iyo umuntu yanezerewe hari igihe uzurangiza ukibagirwa gushima. Reka nshimire Nadia. Nadia haguruka mama. Nadia umukobwa size mutanze ngo umuhe igiti kiremereye.
harimo umuhamagaro utera ubwoba. Buriya abantu bafite umuntu ntibaza bamenya wenda imbaraga, wenda kubera ko hari igihe wenda ashaka kutagaragara, wenda bitewe nyine akagira izo ntegeke ntagaragare. Ariko Nadia kanje tugendanye iminsi 6, Nadia ni umuntu mwiza. Nadia Imana igumugisha mama, yabanye nanjye ku rwego ndobona uko nubabwira. Ni ukuvuga ngo aho ndi hose Nadia abahari, kandi afite urugo n'abana. Mama uzoza i Kigali, nanjye zishize nzokwishura gatoya, kandi izo nzokwishura Kristo arahari, aberereyeho kugira ngo arinde neza abantu bose baje. Mama rero haguruka mama, ngwino hano, wewe ngwino hano iruhande rwawe. Ndashimira umudamu ndetse n'urugo rwe. Ubushize nasomye ijambo ry'Imana, hari ukuntu Imana yagendaga ituma abantu ikababwira ngo mugende mufite ibintu, ubwacu ikavuga ngo mugende nta kintu mufite. Simenye impamvu Imana igenda yohereza abantu muri ubwo buryo bwose kugira ngo igende igaragaza imbaraga zayo. Mu by'ukuri uburyo nabaye kuri uyu muvandimwe naje simbizi, ntabwo bizi kuri je simbizi, ariko mbabwisha ukuri, muzi ukuri igitoro cyaha kigoye, tikigoye. Umugabo yamwujurije imodoka kubera ko warankunda cyane, amusaba ko bagomba kuncumbikira, amwuzuriza igitoro, tukagenderera ku mazi, tukagaruka tukaza mu bitaramo, tukagira gute. Ejo mu bitara rye riraka, yaregwa nsetsa mu gitondo, umugabo arongera afata imodoka, tukiryamira aragenda kandi arayuzuza. Imana irahumurisha imbere sinobora uko nabivuga. Uyu mumama ni ukuvuga ngo yanyitayeho, ndavuga nti ngize ikibazo, umuntu nasubirayo se yageze aza kumyororosa, akaza gushiraho supanete, sinzi ikintu cyabaye. Jo ndagushimira, mu minsi tukiriho wenda tuzobona nanjye ugere mu wanje, nintabishobora nzogerageza kwiyambaza abandi baze tukwiteho, kandi nzi ko muzobikora. Umunsi umwe uzabona vakansi, wowe n'umugabo n'abana mwese, inzu yose muzoza i Kigali. Imana ibagirire neza, ikiruta ibizi zo mu isi biza bishira, tuzahurire mu bwami bw'ijuru. Yesu amugisha mwinshi cyane, bivuze bukeya cyane. Tekereza iriya myenda muri kubona imwe nambaye, nasanze yaradodesheje gusa akazana akambara. Ariko hari abagore bagira guteka kuva ndemwe. Uyu mwana yambereye ikintu gikomeye, nageze asohoka mu mama pastor ngo nifushe ko wambara umwenda. Yewe wowe udodesheje ryari? Ngo nabonye tugiye kungana ngo ndadodesha. Hari abantu inti nabonye amakuru ariko nambara, ariko azana gusakaza nambara. Umwana ruririmba kuzamuka kugira ngo ntatu umurongo w'ivuga butumwa. Ushobora kuzamuka bigatuma ukuntu wenda mukavuga ngo se bigenze gute, ariko umutima waje uranezerewe. Haleluya. Ndashimira bene data bose bafashe ibyigisho. Ibi bifite akamaro ku muntu ushaka kwamamaza ubwami bw'Imana, utari kuzamamaza wenda kubera Kristo. Nibyo ntitwomenya uyu ngo ya jewe sinzacimanza, ni ibyabo bose mwagize umuhamagaro mwiza. Hari abantu benshi bari kuri telefone batubwira ko imbaraga z'Imana zakoze ibintu bikomeye. Ibyo rero ubutumwa butanga n'Imana zose zitanga. Turabashimiye mwese mwarahagaze, kuko ndareba amakamera ahagaze imbere yanjye ateye ubwoba, umutwe aramunanirwa no kuvuga, ariko ndabizi ko
ibyo byose bifite icyo bivuze imbere y'Imana. Iyo ubutumwa bukomeza kugenda mu bintu bihe akakubwira ngo yakurikiranye ngo yabyutse ugiye gusubira ku murongo, ibyo ni ibintu by'Imana. Imana ibahumurisha abapapa, muzajya mubikora neza mubihaye agaciro. Nimuja gufata izo kamera muzisengere, nimuja gushaka imitwe y'amagambo muyisengere, mukazaza muzana imitwe ipfuye, muze mwandikaho ubutumwa bwiza bukize, ntibizotuma abantu batarakurikirana. Hari umuntu uzi uvuga akantu akaba ariko abantu baba bakudaha igitangaza cabaye n'umuriro uratse n'iki, muze mureka ibikazo mwandikeho ngo Yesu ni umwami n'umukiza. Ntawe ubona Yesu ari umwami n'umukiza mureke kwakora. Yesu ufite nyine ntawe ubibi. Imana ibahumurisha kuko twafatikanije mu ivugabutumwa bwatabagirire neza. Haleluya. Ndashimira umutware wanjye, niwe mushumba wanjye mukuru wampaye umwanya n'abashumba bose dukorana kugira ngo mbashe kuzana itorero. Ibi bintu bigira akamaro yemwe. Ndabwira abantu batagira itorero mufite ikibazo. Umuntu utagira itorero ngo singo jewe ngo nduwa hose uyako nakajagara. Woza gutarama ariko ugomba kuba ufite adresse yaho ubarizwa, kandi wahaguruka ukabwira bera ngo ndagiye, bagapfukama bakagusengera bakakwingingira Imana. Muze mugenda nk'abana b'Imana. Niba unapfuye bavuga ngo mwene datari yagiye mu ivugabutumwa, apana kumva ngo yaguye igitaramo yari yagiye heza, ako ni akajagara. Ariko ndashima Imana kubashumba banjye kwitorero, ababyeyi abavandimwe basigaranira urugo kugira ngo bibashe kugenda neza. Imana ya Isiraheli ibahumurisha. Twinjire mu ijambo ry'Imana kugira ngo tutaza gutinda. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka 19 guhera ku murongo wa mbere turaza kugera ku murongo wa 9. Ndaza kubasoma nibuka. Yesu ageze Yeriko arahanira, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze ararama aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuje umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndabiguha, ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha kane. Yesu aramusubiza ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Amen. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 6. Ibice 6 ku murongo reka mbere ku murongo wa 19 ndaza kugera ku wa 23. Usome mu izina rya Yesu. Ibyo bivuze ko nk'umuntu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu, kuba imbata zabyo bigatuma muba abagome. Aba ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako kugira ngo mwezwe. Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwagaga no gukiranuka. Mbese icyo gihe mweraga mbuto zitari ibibakoze isoni, ubu amaherezo yabyo akaba ari urupfu. Ariko noneho ubwo mwabatutse ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu ari zo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ari ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka nsome Itangiriro ibice 3 ku murongo wa 6. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo
kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge asoroma ku mbuto zacu arazirya. Ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo yombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Badoda ibibabi by'imitini biremamo ibicocero. Kuri 23:20. Uwo mugabo yita umugore we Eva kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Amen. Haleluya. Dusomye muri ubu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Luka yari umuganga kandi akaba umugiriki kandi akaba umwanditsi w'umuhanga. Ndantekereza inyandiko z'abari abantu, inzandiko za Petero n'abandi bagiye babana na Yesu, kubera ko batari bafite ubuhanga bwinshi bwo kuba barize, inyandiko zabo zazikunda kubaho. Ariko Luka kubera ko yari umuhanga cyane, iyo usomye ubutumwa bwiza yanditse n'igitabo kizakozwe n'intumwa, muzamubona ukuntu harimo ireme, harimo amagambo menshi. Iyo usomye mu guhera ku gice cya mbere, yakomeje avuga uburyo ibyo avuga, ibyo yanditse ari iby'ukuri, kubera ko yagiye abaza ngo amakuru ku bantu babanye na Yesu, amateka agenda avuga ngo n'ukuntu yagendaga asura nyina wa Yesu akamubaza amateka. Niyo mpamvu akenshi muzasanga yarahereye avuga ku ivuka rya Yesu. Ntabwo yari ahari, ariko ni amakuru yagiye ahabwa n'abantu bakamubwira amakuru y'impamo. None se nyina yoba yakubwiye amakuru k'amagusayi impamo? Nyina wa Musayi ni ukuvuga ngo yageze amubwira ati umunsi umwe nari meze gutya, marayika arambwira bigenda gutya, umunsi umwe bigenda gutya, umwana wanje akagira gutya. Mbese yamubwiye amakuru y'impamo. Bituma nkundira ijambo cyane. Yahise abwira Teofilo aramubwira ngo ibyo nakubwiye ni ukuri. Tuvuge ngo amen. Ibijya byose navuze bijya twavuze ni ukuri, kubera ko hari abahamya babihamije. Tuvuge ngo amen. Kandi natwe twagerageje mbese kugenzura dusanga bireba. Rero ubu butumwa iyo umuntu abusomye cyane, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, mu by'ukuri usanga harimo ishusho ikomeye y'ireme irimo amagambo akomeye. Ikindi Luka yari inshuti ya Pawulo. Tuvuge ngo amen. Intego rero y'ubu butumwa kwari ugutanga inkuru y'ukuri ifite ishingiro n'umurongo ku byabaye ku buzima bwa Yesu. Mu by'ukuri ibyo yavugaga, intego yakoresheje muri ubu butumwa byari ukugaragaza ukuri, kugira ngo abashe kugaragaza ubuzima, imirimo, ibindi byose za Yesu byagiye bikoreka. Tuvuge ngo amen. Ikindi kandi kwari ukugira ngo nanone abwire Teofilo, twari tukivuze, amenye ko ibyo yigishijwe cyangwa ibyo yabwiwe ari iby'ukuri. Haleluya. Urebye mu byiciro yagiye yanditse n'ivuka rya Yesu, Luka wenyine niwe ugenda atanga ubusobanuro burambuye by'ivuka rya Yesu. Ari naho tubona ibirori bya Noheli. Buriya hano niho uzabisanga ikintu cyitwa ibirori bya Noheli, kubera ko mu by'ukuri amakuru yanditse cyangwa ubutumwa yagiye yandika yari abuhagaze. Ikindi dusanga agaragaza uburyo Kristo yagiye ategurwa. Tuvuge ngo amen. Bibiri tubwira ko mbere y'uko Yesu atangira imirimo yagiye gusenga iminsi 40 n'amajoro 40. Mbere y'uko Yesu atangira imirimo yabanje gusenga. Yarabatijwe, ngo amare kubatizwa aja kwiherera mu butayu. Yavuye mu butayu yinjira mu kazi. Muzasoma ubutumwa ko ndanga kuzinjira mu butayu atinya, ariko mu by'ukuri birahagaragaza cyane. Hanyuma agenda anagaragaza n'imirimo muri Galilaya Yesu yagiye akora. Luka kandi yerekanye Yesu ko ufite ububasha bwo kwigisha no kubabarira ibyaha by'abantu. Tuvuge ngo amen. Yagaragaje ko Yesu afite ububasha
akagira niyo kubabara ibyaha by'abantu. Yarabigaragaje mu busuku bisomye uraza kubisangamo. Inyigisho rero nyamukuru yagiye yigisha hejuru y'ubwami bw'Imana, agenda bigaragaza uburyo Kristo yagendaga bigaragaza uko icyari cyarazanye Yesu kwari ugushaka icyari cyarazimiye. Haleluya. Yagendaga bigisha babwira ngo wihane kuko ubwami bwo mu ijuru, ubwami bwa data buri bugufi, buri hafi. Hanyuma simbatindaho cyane izo ngibyo kwari kugarusa ngo tuze n'abasogongeraho, ariko reka tuze kwinjira mu ijambo tuvuge ngo amen. Amen. Yesu ni umukiza. Haleluya. Haleluya. Yesu ni umukiza. Imana yangiriye neza muri iyi minsi. Hari ukuntu umuntu yageze yumva ubuzima bwa Yesu kumva nyine uraho, kandi nyine ukaba wamenya amakuru kumva nyine wayasomye, ariko ndashima Yesu wongeye kunyumvisha ubuzima bwe cyane cyane. Iyi minsi nakurikiranye urupfu rwa Kristo, uburyo Kristo yapfuye, uburyo Kristo yafashwe, uburyo Kristo yashenjaguwe, uburyo Kristo yagizwe. Numva nongeye kugira umutima wo kubwira Kristo, wo kubwira Imana ngo inyongerere kumwumva no kumukunda, kuko dushobora kuba tuza dufata Kristo uko utari. Hari ubuzima Kristo yatanze kugira ngo abashe kuza kutubera umukiza. Bibiliya ivuga ngo mu ijuru habaye inama, tuvuge ngo amen. Habura mu bizima arabura, mu bakuru arabura, mu byaremwe arabura, habura uwo kwitanga. Hanyuma Yesu aritanga, asiga ibintu byinshi bikomeye, asiga icubahiro cy'ijuru, asiga intebe y'icubahiro, asiga kuramya bamuramyaga, asiga imbaraga, asiga ubutwari bukomeye bw'ijuru. Bibiliya ivuga ngo yambaye akamero k'umugaragu w'imbata. Tuvuge ngo amen. Yemera kwambara akamero k'umugaragu, ntiyabaye imbata, yabaye umugaragu w'imbata. Muri make umugaragu w'imbata sinzi aho twomushima. Ni susu umukozi w'umukozi, umugaragu w'imbata. Inde Kristo yabaye umugaragu w'imbata, ngo yambara umubiri, araza umuntu, yumva gusuzugurwa, yumva gutukwa, yumva inzara, yumva kuruha, yumva gusebya, yumva gucokorwa. Kristo yarabirabuye. Ni ukuvuga ngo ingingo zose uzanyuramo Kristo yazinyuzemo. Nariko soma amakuru ukuntu ngo bene wabo bagazamura bene reka mbikoreshe mu gutya abavandimwe ngo bagazagira ngo kubera akamucokora babaze uzuvuga ngo ukora ibitangaza, wagiye kumugaragara, wagiye Yerusalemu kumugaragaro, uzikomeza kwiyemera ahangaha ngo umunyabitangaza kubera gusa kumucokora bagazamukorera igitangaza. Nabitangaye byageze igihe no kumusaraba cyagizamuko cyamubwiye ngo se kuri umwana w'Imana ngo wakwikishije ngo natwe ukadukiza. Bibaze kugeza ku musaraba bari bamushimaguye. Kristo yahonjeje icyo bita ubumuntu bwose, arabuhonja, arabwumva. Tuvuge ngo amen. Warangije, waraganduka, agandukira se ngo ageza mu gihanga gupfa urupfu, kandi urwo rupfu rwari urupfu rwo kumusaraba rugashinyagura. Ubundi hariya habambwaga ibivu, habambwaga abantu ibihomora, ibinani baruhebwa. Ubushize nabajije mwarimu uzi utwigisha n'umuzungu wadusuye, abantu baramubaza baravuga ngo ese kubera iki Imana yabwiye Mose ngo amanike inzoka yo mu muringa ngo abantu bayirebeho bariwe n'inzoka, ngo nibayirebaho barakira? Kubera iki baza bagereranya Kristo nk'iriya nzoka ya Mose kuko Mose yamanitse? Kubera iki batamufashe ngo bamugereranye n'ikintu
cyiza kitari inzu k'intama cy'ikintu cyiza. Kubera iki batamugereranyije bakavuga ngo kuko Mose yamanitse ngo niko umwana w'umuntu azamera. ariko muzungu Imana imugirire neza, ureke namwe nkababwire mu mvugo ntari igitangaza. Aravuga ngo kubera ko niyo mpamvu nsomye ririya jambo ryo mu itangiriro. Imana rero abwiye Adamu na Eva irababwira ngo ibiti byo muri iyi nzu muze mu biti, ariko iki giti kimenyesha icyiza n'ikibi timukagikureho. Satani yamaze arababesha abaza Eva, kandi yaramubesha aramuriganya ntiyabimenya. Wabwiye Imana yababujije utagira igiti na kimwe murya muri iyi nzu. Niko Imana yari yavuze, ntabwo ariko Imana yari yavuze. Aramushukashuka, natangaye ngo wa mugore wageze kuri cya giti ngo yamabona cyabaye cyiza, n'imbuto zabo zacu cyabaye cyiza. Buriya ziriya mbuto zabaye nziza gute? Byari bigenze gute? Satani azaho ikintu kikaba cyiza kandi kiri kibi, kandi kibujijwe kikaba cyiza, kaza kukikuruka. Hanyuma ko ndavuga igihano cy'inzoka, Imana ngo ije guhana. Buriya Adamu na Eva yabahaye ibihano, ariko inzoka yarayivuye. Adamu na Eva bahawe ibihano, ariko inzoka yaravumwe ndetse n'ubutaka buravumwe. Ngo amara wa mugabo aravuga ngo uriya muvumo wa ya nzoka yabeshe Adamu na Eva, uriya bubi buyigize. Ngo nibwo Kristo tumugereranya ngo yambaye icyaha cyanje nawe bijya byose by'ububi, ngo ahinduke ikivume. Muri make ahinduka ububi. Naratangaye mbe twari babi niba ibyaha zanjye nawe zarahinduye Kristo ikivume, bigatuma agira ishusho isa nabi. Yemwe twari babi. Mani tubabare. Kristo mu gihe yari ku musaraba yageze igihe wataka avuga ngo Mana yanje niki kikundekishije. Ngo Imana ngo yabonaga ngo amaze kwinjira mu gicu cya rukokoma gikomeye c'umukara kubera ibyaha byacu, ngo dusa nk'abana bagiye gukugwa mu bise bikomeye by'umwijima. Noneho ngo Imana iravuga ngo nimurebe sizi ngo bitume imwerekeza umugongo ngo kugira ngo abashe kugera ku ntego. Isa nk'imuretse, yari mufite gusa nyine yomureka se. Ngo kuko Kristo ngo yari yinjiye mu gicu gikomeye c'umwijima cyo kugira ngo je na adukure muri uwo mwijima, muri ico gikuta, muri ico gicu cyari ariko kurumva abantu babaga mu rubarafu rw'umukara, muzisho mukoresha mu rubuye rw'umukara urunoje rwa barafu rungana gutya, twari turimo tumeze nk'utuntu turariyo. Kristo adukurayo kubera iyo mibabaro. Imana ishimwe, ahinduka ikivume. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rizavuga ngo utarigeze kumenya icyaha, Imana yahise imuhindura icyaha kugira ngo gusa ngo jewe nawe dukire. Ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu abari bizaremesha. Imana ishimwe, kandi iteka bazakirwaho n'ibyaremwe bishya. Urumva Kristo byamufashe intambwe nini kugira ngo amucungure. Impamvu nasomye rero rino jambo ryo muri ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka 19. Tuvuge ngo amen. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo Yesu ageze i Yeriko. Tuvuge ngo amen. Ngo arahanira ngo hariho umuntu witwaga Zakayo, ngo yari umukoresha w'ikoro, ukandi mukuru, ukandi ngo muki. Nkunda Bibiliya ko itazisiga ikintu cyose. We ndiza kutubwira ngo yari umukoresha w'ikoro, birashoboka ko atari mukuru kandi ntawe mukiri, sizoshoboka se. Ariko Bibiliya itivuga ngo yari mukuru, w'ikindi congeyeho ngo yari umutunzi. Ngo hanyuma ngo ashaka kureba Yesu kwasa. Tuvuge ngo amen. Ko yari yarumvise abantu bavuga Yesu, noneho yumvisha ari gutanga, ngo yumva n'abashatse kureba kwasa, agira imbogamizi ngo mu miterere ye yari mugufi.
yari mugufi ngo agize ngo agire gutya kubera ko ngo Yesu abari bamuvuye cyari kivunge cyinshi murebe kuko abantu bangana gutya twese twohaguruka ninde muntu woshobora kuba yabona undi muntu ngo zakayabona ntibikunda aravuga ati ndi mugufi reka niruke ngo yamayura igiti cy'umuvumu ariko yari yakeneye data yari yagize inyota umuntu w'umuyobozi umuntu w'umukire uzi umukire kunda aza yigomba umukire kandi koko kubera ibihaba arimo biramuremereza iyo umuntu ari umuyobozi mu by'ukuri araremeye kugira ngo ugire inyota yo kureba Yesu wama wibuka bamabona ko urashobora none n'abantu baravuze ati noneho uriya muyobozi bigenze gutyo ntagize ihungabana haleluya ngo yurira bamuvumu kuko Yesu yaragiye kuhamira ngo Yesu ahageze ngo ararama ngo aramubwira ati Zakayo ururuka kuko uyu munsi kwiriye kurari wawe manshi mara kumemera nk'umukiza wawe wame mubandi ibyo yagukoreye usabe n'Imana ibayishurire Yesu baraguba muntu wahawe nawe yaninginga Imana ikwereke Yesu unakire nawe nico gusabira urujyangira amahoro mu mutima yawe na Yesu umukiza wanjye atema uruzi abisi nibayasi icyamugasangu yahawe nawe yaninginga Imana wikwereke Yesu unakire nawe niko gusabira yaninginga Imana wikwereke Yesu unakire nawe niko gusabira nawe ikibanza takataho mw'ijuru urugo rwemera kuguma nawe asangezayo ngo tubane iteka ryose icyamukama yaninginga Imana wikwereke Yesu unakire nawe nico ngusabira haleluya 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 hari igihe nza ntekereza timureba iyo tuvuze hejuru y'imigisha y'isi abantu baza basara bakanezerwa ubushize nabwiye umuntu twari twicaranye bavuze imibabaro ya Yesu muri Mariko 15 bavuga ukuntu yabambwe bavuga ukuntu bakoze ikamba ry'amahoro baramwambika bavuga ukuntu bamuciriye amacandwe mu maso bavuga ukuntu bamwambitse umwenda w'umuhembe bageze aho baramwambura bamusiga gutyo bavuga uburyo yabambwe bavuga ukuntu zagenze ngo turangize twese twama tureba gutya habura n'umuri ndamubwira ngo ukora ndavuga ngo nsanze dufite ikibazo twarapfuye ku kibazo bavuga ngo tuzobona abacu batubanjirije cyangwa bavuga ngo tuzogira gutya tukama tunezerwa ariko bavuga urupfu rwa Yesu pi dufite ikibazo gikomeye numva gize ubwoba uvuga urupfu rwa Yesu abantu ukamubona pi ni nk'udufilimi ariko twavuga ngo Imana iravuze bizokugeza ngo haleluya dufite ikibazo kandi kono ariko Zakayo inyota irazamuka yo kugira ngo arebe Yesu tuvuge ngo amen asigane ibyo byose abikubita hasi aravuga ngo sikira umuntu wo kwihagarara kubera imbaraga ntanumva z'inyota yazamutse muri zo murazaga mu nk'uko Imanakazi yahagizwa no gushaka amazi mu butaka uko ndi ku mutima wanjye ngo wahagira ukwifuza uko ndi ku mutima wanjye ushaka arahagira ngo Yesu ngo ahageze Yesu bagera yari yamaze kubona ko yahagiye aravuga ngo Zakayo ururuka
kuko uyu munsi nkwiye kurangwa. Icampa Kristo akamanuka uyu munsi akarangwa. Yego arahari ariko kuba ataramwakira amanuke, kuko ahageze ni amahoro. Aho ageze haba impinduka. Haleluya. Hanyuma ngo babonye ko ngo Zakayo mukavuga ngo amwakira anezerewe, ngo abantu bose babibonye ngo barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyasaha. Ariko kutamenya Yesu, ndambwira abantu uko agakiza abantu bahawe kiwokwirwana n'indaya kandi ntusambane. Agakiza wahawe ntabwo wakwirwana n'indaya ntusambane. Nubwo abantu bavuga ngo muricaye, uzamva agakiza wahawe. Uzamva ko utokwirwana n'indaya kandi ntusambane. Uzamva agakiza wahawe bakwinjije mu madolari nta wundi muntu ugucunga, bakakubwira ngo ntitwigeze tuyabara, genda uyarebe. Uzamva imbaraga z'agakiza wahawe utokwirwana n'ayo madolari ntukuremo n'ijana. Uzamva ntibizoshoboka. Ariko Kristo, kubera Kristo iwe ari yizeye, ijuru riramwizeye, Imana iramwizeye. Iramwizeye. Kandi ubwo yageze ikanga no kubona yicaranye n'abantu bivuye ngo umwana wanje ngo bigenze gute ko yicaranye n'abariya bapagani. Yari yizeye umwana we. Yari kumwe ngo papa uri mu kazi. Abako baravuga ariko uri mu kazi. Imana yari yizeye Kristo ku rugero, wa mugore ngo yaje akamusuka amavuta ku birenge, wakazana kuza guca imisatsi, agasoma amaguru. Imana yari yizeye ko mu mwana wanje nta kibazo, ntaco mukora. Yari yizeye. Hanyuma ngo Yesu ngo arababwira ngo uyu nawe uyu ni mwene Aburahamu, ni urubyaro rwa Aburahamu. Haleluya. Itagendera mu isezerano ry'Imana igihe yabwiye Aburahamu, yagiye imuha amasezerano, biramusohora amugira ngo wabonye mu kirere inyenyeri, niko urubyaro rwawe ruzangana. Ngo ikamujana ku mucanga ikamugira ngo niko wabonye uriya mucanga niko abagukomokamo bazangana. Imana muri ayo masezerano Kristo yababona ko na Zakayo arimo. Tuvuge Bwana, tubonamo twese ibizazi byinshi bizize mu buryo bw'umwuka ko tuzaba turimo. Impamvu rero bangaga bakoresha mikoro, tuvuge ngo amen. Impamvu baciriza imanza, murabizi ko Nebukadinezari yasenye i Yerusalemu inshuro 3. Hanyuma uburoma busa nk'aho aribwo butwara igihugu cy'i Yerusalemu, busa nk'aho aribwo bubaye mbese uri hejuru. Hanyuma ngo abo bantu bazaga kubishuza imisoro, ngo hakaba igihe niba ubuyobozi bw'abaroma bwabatumye 100,000, niba abantu baje gusoresha bakavuga ngo uduhereze 150. Muri kumva, muri make bakarya 50, 100 bakarishira ubuyobozi. Ngo ikindi kandi abayuda bakababazwa cyangwa Myesire bakababazwa n'uko umutungo wabo uje mu bapagani b'abaroma, kandi ari bene wabo bari kubakora, ari bo bari kubikoramo. Bakabita ko ari abagambanyi b'ubwoko, bakabita ko ari abagambanyi b'igihugu, ngo bakabana kuko bageze bakorera ubwami bw'abaroma, ndetse bagahita bavuga ngo bariye bameze kimwe n'abantu, ngo bakabana. Niyo mpamvu zabababaje bakavuga ati Yesu we nawe koko winjiye muri bariya bagome, muri bariya bicanyi batugambaniye,
icyo cyababaje. Ariko Yesu ngo amare kugera kwa Zakayo, tuvuge ngo amen. Itara ry'agakiza, itara ry'ubuzima bwuzuye Imana bwama bugera muri Zakayo. Naratangaye, hari amagambo nza kumva Zakayo yatangiye kuvuga, kavuga ngo niki cyatumye avuga, niki cyamuvugishije, niki cyatumye avuga ibi bintu. Mwumva ukuntu yavuze. Maze Zakayo 19:8, maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuje umugabane wa kabiri w'ibintu byanje ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ngo ndabimuriha akantu. Uko hari habaye Yesu mwigeze mwumva mubwira ngo wamujura, mwigeze mwumva mubwira ngo wamwicaye, mwigeze mumubwira hari uko mwigeze mubona bigenze. Ubundi intambwe zo kugira ngo umuntu yihane cyangwa akizwe, icyabe biva mu kumva. Haleluya. Ukumva ijambo, kumva kukazanwa n'iki, kwizera kuzanwa no kumva iki, ijambo ry'Imana. Wamara kumva rero nicyo umwuka wera nawe ahita akora akazi ko kukwemeza, akakwemeza, akakubwira ngo uri umunyabyaha, ukemera. Aha Zakayo kubera ko kera yari yamaze kumva amagambo ava muri Kristo, muri byo yaravuze ngo ni wowe ufite amagambo meza, amagambo y'ubugingo. Kubera amagambo yari yamaze kumanuka mu buzima, yahise yizera, umwuka ahita amwemeza, atangira kuvuga ibyaha bye. Imana ihabwe icyubahiro. Buriya nubona abantu ko barakugenderera bakaza bakwihanisha ku mbaraga, bakagucuza, bakagushiramo inanga utarafata icyaha cya iyo umwuka yakugezemo akakwemeza, wowe ucihanira ku batuti, kandi kiza kigutera ubwoba ngo uri burarapfa. Impamvu uri gusanga abantu bakabagira ngo yemere ngo kubera ko ngo beretswe. Turahura n'uwo muco, umunsi uwo muco wakutashe uzavuga ibyawe byose ntawe ukuvugishije. Yanavuga ngo umuntu wese namwe ese yarabyemeye gute kandi ntawe wamushijije. Yanavuga ngo ndabimurihishuriza. Haleluya. Ubuzima bwamaze gutibukamo imbaraga za Kristo, kuko Yesu ni umukiza. Buza butangira kwivuga, Pawulo yagendaga yivuga kenshi akavuga ngo narenganya itorero, nari umwicanyi, naruye, ariko ubuntu bw'Imana bwangeze. Tuvuge ngo amen. Imana bwampinduye umuntu muzima, bwampinduye icyaremwe gisha. Ahita avuga ngo ikindi kandi kimwe cya kabiri cy'icyo tuzi ngo ndabiha abakene. Kare kose ntiyageze abona abakene, ntiyageze ababona mu maso ye. None se umuntu w'umukire utambuka ku muntu ufite agataro cyangwa uri gucuruza kuri botike udashoboye ntamubone. Ariko amaso y'Imana, itara ry'Imana iyo ryagutibutse mu mutima, uza utangira kubona ibiri ngombwa, uza utangira kubona ibikenewe mu bwami bw'Imana. Ubundi aho agakiza kageze hahita hinjira imirimo iherekeza kwa kwizera. Tuvuge ngo amen. Habanza kwizera kuzanwa n'ubuntu, kwa kwizera kukabyara imirimo. Ntabwo wakwakira Yesu utasuko uwamuga gutya gusa mu nzu y'Imana ngo wamubifata gutya. Oya, Yesu aza kugeramo yarangiza akahita gutera umurimo. Amaso ya Zakayo yahise abona abakene babana atazagirira neza, yahise abona abakene muri famiye atazagirira neza. Ahita atangira kubwira Yesu ngo ariko yari yafashwe mu bahungu bari bafashwe. Kimwe cya kabiri cy'umutungo wo gukira. Hari uwigeze kubaza Yesu yaravuga ngo ese mwigisha we mwiza we mwongere gute kugira ngo ndabwize ubwana ngire gute? Yesu aramubwira ngo suzi itega kutukice tukiri ubaha ababyeyi uvuga gute? Ati ibyo kuva kiri muto. Ibyo twabyize muri Sunday school, twama dutangira kwitoza mu mategeko narabirangije. Yesu aramubwira ati kabisa, kandi ngo aramukunda aravuga turi igihume cy'umusoro mu mategeko inamba wari gusigaje iki? Wagenda ufata ibyo utunze byose ubigurishe nurangiza uje gufasha abakene. Bibiliya ivuga ngo kubera ko yari afite ubutunzi bwinshi, uwo mu maso he amakanyaraza arahoka. Ngo Yesu aravuga ngo sinababwiye iby'abakene,
sinababwiza abakire umuntu uzofata ukazuba amakara karanyanyagiza urufaranga kururekura rwagoye urufaranga umuntu azakabya tukabyina mukavuga ngo yende mureke dufashe umuntu kofi abantu bose bakaba umuntu akazashaka inzira akayiba ariko ifaranga ni umuntu wese akazashaka inzira akavuga ngo se duce kubera ko usaba gusa niyo mpamvu usanga abantu bahura na bavuga ngo nibature wese amaturo ngo abatanzi ngo mbere babaga mu rusengero ngo none uyu munsi ngo turi guhurira mu kazi akadefandi gutura akabireka babwire ifaranga riragoye umuntu wabasha kubikwemeza ukaritanga imbaraga z'agakiza tuguhimbire yacu imitima ubwenge kandi ibyacu ufite byose ibi byawe babitawe mukiza Yesu arababwira ngo sinababwiye ko iby'abakire bitoroshye arababwira ngo icoroshe ngo ni ukwigamiya ngo yanyura mu izuru ry'urushinge izuru ry'urushinge ari amarembo ya Yerusalemu matoya yo mu gikari kugira ngo bayacishemo ingamiya cyangwa indobo ihetse zari bigoye cyane Yesu yamavuga ngo icoroshe nuko bafatira yakuda ifite ibintu bakayisunika igaca muri kakare mu moko umukire ndaza kubabwiranya mutuzi ukuntu yari yarahawe ibintu amaze ngo aratamara Lazaro abaho utabukire aje mu ijuru tuvuze ko abakire batazoja mu ijuru ariko nibatizeye tutazoba Bibiliya gatizihenda bivuge ngo abakire ngo babaho niba uri umukire utizeye Imana tuzobibona izaha zo rwose uzoshusha zuhindura icumweru kimwe imodoka uhindure amabara n'izaha ariko mw'ijuru hazaja ari umuntu wakira Yesu umwami bazaja muri ico gihugu basaba bayinera bamijika bagizabo Haleluya. Luka 15 kuri 11 kugera kuri 32 hatubwira umwana w'ikirara umugabo yari afite abahungu babiri umuhererezi bukera amugira ngo pereza izanje pereza umutungo wanje ndashaka kwigendera ngo isa muhereza umugabane ngo aje mu gihugu cya kure ngo agezeyo amaze ya ifaranga arabembeye ariko ifaranga sindi mukubabwira ko umuntu ari mu gushaka umugore mugifite ubushobozi buke mwamara gukira ngo si uwaje ngo ntambere yewe yakubereye ryari none ntabaye nimero yawe imbaraga z'ifaranga zitarimo agakiza zazikora amanyanga bamwe bagatangira kunywa batageze avangu bari kwamavanga udufanta n'utugi usize akabagufata konyine muza kumva kataza kamufasha ifaranga zazitera amakosa ubu ngubu ugamufata indege mu minota kugera ahantu u Rwanda ni minota 30 kugera Kenya wenda ni isaha cyangwa minota 40 Kampala ni 50 kugira ngo ugende ukora ibyo ukora ni iminota wabwira madamu nguraje mu isaha ezo ukagaruka wote zare tu wowe umugarutse ifaranga zigira imbaraga ifaranga zirakomeye ifaranga zazamaze guhindura imvugo ukaza utwara imfunguzo ukaza uvuga igifaransa utarize hari na gardien au quand même ngo donke ukabona ikindi gikurikiye kubera imbaraga z'ifaranga zikakugisha oya ongera hirya akamaze guhindura imvugo sikia neno mambo ya pesa ifaranga konfisi zazikumara igitabo
agahanura agasenga kuko ukiri mu bihe byo kwegera Imana ufite umwana Imana igakigurisha ukabonana n'Imana badavuga ifaranga z'umuntu utazi Imana wamara kuzibona kubera kuba bisi ukazusiga uzana abantu ibicupuri urabesha kera warataye wagiye mu mwanya w'ifaranga reka kuzana abantu ibicupuri tanga icacumi ibyo kwerekwa birekeza tuherutse gusenga urakubara kuko iyo utawusenga biragoye keretse n'ubuntu bw'Imana uba bwinshi niyo mpamvu uri gukubana kubera kubura umwanya tugasenga imbaraga z'Imana nyinshi zigukura aho zikorera ngo wa mwana aragenda yabyaye akora agasha Bibiliya ivuga 15 muri Luka kuri 13 mu minsi mike ishize umuhereza ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure ngo yayishe ibintu by'ubugoryi bwe ariko Bibiliya kunda Bibiliya ari ukuntu umuntu azavuga ngo nyine ngo muze muvuga bavuga iki ubugo ikintu cy'ubugoryi Bibiliya tuyovuga ngo ni ikintu urabona ngo nyine ngo aja mu bugoryi akakunda Bibiliya kunda Yesu tuyoshekerera ubugoryi bavuge ngo kujya bazagushekera bakazagushekera uri mu manyanga bakazakubesha bazakubwira ngo zanze garuka papa ntakugaruka wowe nyine bibaho birashika kandi babikubwire mu rukundo ariko bakwereka ikibi abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu watangira gukena ifaranga utawusubizaho wakoresha iby'ubugoryi ariko nkunda Bibiliya yanakomeza gusa ambiance akagoroba akagenda agakubita ka soda agakubita utuyoga akarara muri hoteli ya 5 star akararana n'ingumi wenda cyangwa n'ibindi ntazi baca kandi faranga zitazisubizwaho ngo guca akene kabira barikunda yamakene mwumva amakuru y'umukene ngo amaze gukena ngo aragenda hakwa ku muntu muri icyo gihugu wamwohereza mu gikinga ngo cye kuragira ingombe yeme ntibibabaje umwana wari umukire kwa se waryaga agasigaza wari umerewe neza kubera irari ry'iby'isi kubera kureba igiti kikaba cyiza Imana idutabara icyaha iyo ugiye kugikora kiza kiba cyiza kikakwereka ingingo ukuntu utawe uzokubimenya kikakwereka ko nta muntu ubizi n'ubu ntawe nokwerekana ngo yakoze iki namwe ntimumenye icyo nakoze icyaha kikaba kikubwira ngo nta muntu uzi ukubona ntawe ubizi uzi ukomeza usambane uzi ukomeza uroge uzi ukomeza wibe muri kese uzi ukomeza nta muntu uzi uko kiza cyama kikubesha amaze kikaryoha amaze ukakigendera amaze ukabyibuha ukaba umushefu ugatinyuka ukagira igiti ukihagara bagera mu gitaramo ukavuga za ruga tikirima abantu bakakurira musore ngo niwe wa mbere Imana ikakwihorera kuvuga ruga se warakayutse niyibwiye iki Sawuli yategetse imyaka 20 imyaka yanejeje Imana ni 38 Imana yaramubwiye ngo naragusimbuye sinkubamo akamubona ngo afate endelea Imana ikavuga ngo nubwo musabira gute sinkubamo namubaye mu myaka 2 gusa Imana ya Isiraheli twese isi ifite ikibazo gikomeye ubuzima bwataye Imana ubuzima buherutse imyaka Imana ariko kubera kwishushanya kubera umuntu yigeze kubwira ikintu ndamubaza ngo ese umuntu ashobora kugwa agasigara mipana timuza mucibaza arambwira ngo bizoshoboka ngo nika kwa kundi ukundana n'umuntu akaguha gift ngo bwaca mugashwaka ngo taza akagomba kubwira ngo bacakite uzukigumana ukazucambara ariko kavango nuko ucambaye turi umujama wanje ngo biko Imana izikure kugakomeza ukabembe ikazuba ngo kurakoreshwa sije kandi wasize wazayerekwa ngo ni igihumbi ngo mupfe kumuhizuka ngo mupfe kumwereka aho abagore bari ngo naza yari amayeri uwo
uzokorwa n'isoni n'utagaruka. Umunsi umwe uzakorwa n'isoni. Iz'Imana ntibikinisha, iz'Imana n'ibyo kubaha, n'ibyo gutinya. Wanasubira inyuma ukaja mu ntege nk'abantu bakabibona bakavuga ngo yaranebwe, wabyuka bakamenya ko wabyutse, naho kubikiniramo ugakomeza ugakora uko wakoraga. Ni ikibazo giteye ubwoba. Dufite abana benshi b'abaririmbyi baririmba aha bwaca bwira bakaja mu kadirake kuja kuziba, bakaja gusambana mu gatondo kuri podiyumu. Wanebwe nanone isi ikamenya ko wanebwe, babandi kumenya ko wanebwe ntacyo bitwara. Uzi kubesha Imana ko uzuta utabyutse iyo ngizi zose. Imana tubabarire. Ngo nuko yisubiyemo ngo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njyewe inzara insinze hano. Imana igufashe wisubiyemo ubwayahuri. Mu rugo kwa data haruzuye yemewe. Ayiwe simpapabwira ngo naje hano mu Burundi none uyu mwana akarangaburira akantwara. Muzi amafaranga y'icumbi mwaba nkoresheje muri hoteli ukuntu ari menshi? Si menshi? Igitabo cy'ukwezi cy'umwezi si cyinshi, ariko ku rugo kwa data harasendereye. Ifite amaboko 100 yo guhereza bakaguterura. Imana uko n'ukuri. Abamama Emmanuel, Imana ifite amaboko yo kurera abana, irayafite muraba hamwe, ifite amaboko yo kubaka amazu, abapfakazi bagashirira, ifite amaboko kuruta kugenda abantu bandavura. Ifite amaboko. Imana ishoboye. Mugire gutya mwirashoboye. Mwenye mamlaka yote. Ariko nta cyiza ko gushingirwa inshuti n'Imana. Uko ni ukuri ukagira inshuti zo mu Mana muzamutindanaga kubera gusabirana. Mama Kefa ni inshuti yanjye kandi ari umugore mukuru. Naraye muho akazasiga pomade akazayamamasa kubera nuwo muri Kristo. Kandi nta faranga wonca Mama Kefa. Wosinje noje no kuzibaho kuri atmase bereka. Ubushuti butubakiye kuri Kristo. Uzabukoze isoni. Kandi iyo mugiye kuvana namo. Niyo mpamvu umuntu azavuga ati jewe ndafashwe ngiye kwiga umwuga. Ikaze. Uriya mugore karasakuza mu kanya birabirana. Yewe jewe bizanze. Amaze akakuvamo. Imana ibabarire nakoranye icyaha n'akana korana icyaha n'akana akabatondagura mugahumirwa. Amaze akabasambagura akabakorera igitangaza. Kuko mwumvishe ko Zakayo yahise avuga ubuntu bw'Imana iyo bukugezemo. Uza wimenya kuri mu bukavuga. Umuntu utazavuga yemezwa no mu Imana ni ikibazo. Kuko ni ukuri ni ikibazo. Iyo ubuntu bukugezemo uza uvuga ngo naruyu mbaye uyu. Twibwirane nibakubaza ukiwuzuye amahoro. Ngo yisubiyemo baravuga iwe ngo kwa papa basabanye bagasigaza we ukundiye cyangwa ubuntu bw'Imana ukagwa kwisubiramo ntawe ugutunze urutoki ntawe ukuvuze umunsi umwe nigeze gusoma igitabo cy'umuhanuzi Rugari munsi yarashaje Imana iramubwira ngo Rugari ngiye kuguhindura ndashaka kuguhindura icyaremwegisha kuko ndashaka kugukoresha. Wabona ko aryamye, wabona ko haje umuntu wabaginda akaza kuramo ingwe wakamubwira ngo sisha gukuyemo ngo ngukuyemo itonganya tuzongera gutongana
mu buzima bwawe. Wabona ko mukuye igike, waramubwira ngo mukuye mu kanwa kawe ibigambo bibi tuzongera kugambana. Wabona ko mukuye mu akanyamaso, yamubwira ngo mukuye mu kwiyoberanya n'ibindi. Wabona ko mubaza wamukura n'imwe ngo iyo ngayo nono waragenda arayibambira. Waravuga ngo mukuye n'irari ry'isi n'ubusambanyi, uzorinda usaza udasambana. Warangije ngo abona ko mukuyemo imfizi wigenda yivuga yica n'ibigini, wigenda yivuga ngo yica. Waravuga ngo ngukuyemo akanyabugabo ko kutava ku izima. Ndakubiduye guhindura icyaremwe gishya. Umugore azajya avuga ngo tuje inama, tuje inama. Bitwara bakavuga ngo tuje inama, wumva inama. Apana ngo wewe wavuze ngo je ngo navuze. Yewe uri mu mafuti garuka ngo navuze. Garuka navuze. Imana iramubwira ngo ngukuyemo ikintu cyo kwigira umugabo mu mafuti. Worohewe wumvira imbaraga z'umwuka. Warangije wabona ko azanye inuma ngo imwe ireba hejuru ngo n'indi ireba hasi. Uramubwira ngo kubera imbaraga z'umwuka zigiye kukubamo ngo amahanga azazaga n'impano y'ibitangaza ngo iyireba hasi uzoza umenya ngo n'uri kwireba no mu mazi umenye icyo bivuze no mu bikuta. Mu munsi umwe ngo igitagangurirwa kiraza kuko Imana yari yaramubwiye ngo atandukanye n'urugo kubera umuhamagaro ngo base nkaho ari umupfakazi barasinyanya n'umugore. Uyu munsi ngiye kwitwara nk'umuntu uteka umugabo. Waravuga Imana yamubwira ngo tuzongere kuzaza uja kuragira, n'uja kuragira azaza abagasha. Famiye ngo ikamutera ikavuga ati waragiye. Uzobaho uri umugabo usanga tuzoragira mu nzu yaragira ikazi kamaze. Warangije mu munsi umwe kubera kutajiwe guhaza igitagangurirwa. Warababwira ngo mwumve uko Imana imbwiye. Irambwiye ngo iki gitagangurirwa umwana wanje yarenze cyane. Kije kumbwira mu minota mike amambwira ngo umwana yarenze. Aragwaye ingabire. Umunsi umwe wizoka yamiza no mu maguru ye wabanza ati twicinye inzoka we. Aravuga ngo mwiyica izanye amakuru ya nyirayo mu kanya agiye kwinjira. Yanzoka igera mu birenge bye isubirayo irasohoka, nyirayo yambaye injira. None ngo muzamwereka ukwereka ngo bice gusa ngo twice ngo Imana yavuze ngo tumwice. Imana iramubwira ngo abarozi batawe mu karere uzubaza mumara imyaka 7 bingingira gukizwa nibanga nzaza kubwira ko ntabubwira. Agafata abarozi akabashira hakazabagira ngo timwomenya Yesu, timwohindukira. Imyaka 2 igashira. Uza winginga nde? Uzumva waringinze nde? Winginze nde? Hari abagabo tuzogera mu ijoro akavuga ati muzane abantu bose bagiraga akajagari ntubaze. Dore abantu bari ngaho bingingiye abantu ko bakizwa. Abarubagaza nabari kuzagenda ngo ni rugari rwacu ko ndavuga iby'iwacu nzi ibindi simbizi cyane. Mugashasha rugari muramuzi abantu bakakabura muzi. Naho wewe nukubona n'umuntu uri mu mafuti ngo mureke dusenga apfe aribuke. Iyo urishishwe no bari gupfa baribuka ubice baje. Ngo babone ko turi abayumwe ngo bagwara imitwe. Niba bagwara imitwe iyo basengeye bagakogaho n'Imana bagakira urabateza indwara. Wowe urimo guteza indwara. Kese niba ari Imana yakubwiye ngo bateze imitwe, ariko Imana yovuga mukamwinginga mukamwinginga. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire ni data nacumuye kuyo mwijima mu maso yanjye. Ntibikwiriye kwitwa umwana wawe kandi nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se yamayigira ati reka ngende mbwire papa ati ntibikwiriye ko mba umwana wawe nakubereye gito, reka mba umugaragu. Waje kwa se. Imana ishimwe. Ndasoma kugira ngo tuvuge. Wageze mu maso ye aravuga ngo ntibikwiriye ko nitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu bati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi mumwambike n'impeta ku rutoki n'impeta mu birenge, muzane n'ikimasa kivyibushe mukibage tujye twishime. Iyi juru umuntu umwe agarutse ijuru riza ribagira ibisushe, ijuru riza rivuze impundu. Iyo umwe agarutse mu bwami bw'Imana, iyo ijuru rihonze umuntu riza ribabara
izari babara ariko iyo umunyabyaha umwe ahindukiye impundu mu ijuru zazivuga. Ise ngo amwakirane imbabazi arirukana umuhobera aramusoma aravuga ati data ari tukitwa umugaragu we ndiso tuzitwa umugaragu nugaruka mu rugo rwa so uri umwana mu rugo uri umwana. Hari imyambaro yo gukiranuka Kristo agutemereye kugira ngo akwambure uwo gukiranirwa. Muri ibyo yaravuze ngo twogejwe mu maraso ye. Hari ubwo yakwambura umwambaro we bakakwambika uwo gukiranuka. Hari ubwo yakubagisha amaraso mesiga barewirera Shwena Yesu watubabishwe n'amaraso. Hari ubwo yakubagisha amaraso mesiga barewirera. Haleluya. Amen. Mwumve ikintu cyakurikiyeho. Kuko uyu mwana wacu yari yapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse, nuko batangira kwishima. Imana ishimwe. Ariko umwana w'imfura yari mu murima amaze kuza ageze hafi y'urugo yumva bacuranga n'ababyina, ahamagara umugaragu amubaza ni ibiki byabaye. Aramubwira ati murumuna wawe yaje none se. Yamubagiye ikimasa kibiri kuko yamubonye ari muzima, undi ngwarana. Iyo mijinya yose y'abanga binjira mu bwami bw'Imana turayishamburiye mu izina rya Yesu. Aravuga ngo uzi ukuntu nagufashije none ikirara kigiye kwayibindu kirabimaze kiragarutse wigeze uvangira ryari wigeze uva gute. Uramubwira ati data uko zose ntibyari byawe aho kugira ngo wishime ko murumuna wawe agarutse yari ameze nk'uwapfuye tumugarurira nk'usutse. Urababaye papa urababara. Uko niko abayuda bagendaga bababara kenshi abanyamahanga bazi bahindukiriye Kristo, niko Pawulo yagendaga agwana nabo bakagora abanyamahanga. Pawulo akababwira ati ubuntu nabo bwaboneze bakanga. Uko niko abakristo benshi baza babona bahindukiye aho kugira ngo bishime ngo dore ngo ntibazi ko ari umupagani ngo reba muri ampasiteri kukazi yegereza abapagani. Ishime ko barumuna bawe binjiye mu bwami bw'ijuru. Ishime. Imana itubabarire. Imana itubabarire. Imana itubabarire. Hanyuma musomere Yohana wa mbere 5:12 turi kugana ku musozo. Isuzumye asanga ko akwiriye kugaruka mu maze arera kwaraga maze se amakira. Yohana wa mbere 5:12. Ego somera muri mikoro papa. Biravuze ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Ego. Nawe udafite umwana w'Imana ubugingo afite. Amen. Imana ishimwe. Ufite uwo mwana wese afite ubugingo. Tuvuge ngo amen. Muri Luka 19 mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka 19:9 Yesu yavuze ngo Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Ufite uwo mwana wese afite ubugingo. Ariko udafite uwo mwana nta bugingo. Ufite uwo mwana wese afite ubugingo. Waba uri umwana, waba uri umukuru, waba uri umukene, waba uri umukire, waba ufite uwo mwana wese afite ubugingo. Haleluya. Abakire bazi Imana bafite ubugingo, abakene bazi Imana bafite ubugingo, abarebare n'abagufi bazi Imana bafite ubugingo. Abaroma 6:23. Asanga ko akwiriye kugaruka
paragaruka mazese amakirane. gatandatu no ku murongo wa gatatu wa 23. 23. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo. Haleluya. Amen. Iyo twakiriye Kristo dufite ubugingo. Yesu aravuga, abwira abo bivovota, aravuga ngo mureke kwivovota, uyu munsi agakiza katashe muri Yesu. Uyu munsi Zakayo afite ubugingo. Tuvuge ngo amen. Uyu munsi agakiza katashe muri Yesu. Uyu munsi mwana Zakayo yabaye umwizero. Uyu munsi icyakugahamya ugahamya abantu bavuga ngo uyu munsi hari impinduka yabaye muri cyo. Haleluya. Turi bene Aburahamu mu buryo bw'umwuka kubera kwizera. Haleluya. Turi bene Aburahamu mu buryo bwo gutorana. Twatoranijwe n'Imana. Twatoranijwe kubw'ubuntu kugira ngo tutazarimbuka, kandi dushirwamo ubugingo buhoraho. Umuntu wese watoranijwe afite ubugingo buhoraho. Dufite ibyiringiro bifite ubugingo, dufite isezerano ryo kuzajya mu ijuru. Ibyo hari ubifite nabyishimira. Ibyo hari ubifite naririmba intsinzi ya Yesu. Haleluya. Yohana mu nzandiko ze rwa mbere rimwe, abantu baje kumubaza, bari abadiaspora bari baragiye batabanyika kubera ko bari baragiye bakiri bato badafite iheme ry'ijambo. Baza kugira amatorero, batakwa n'abigisha b'ibinyoma, batakwa n'abandi bigisha inyigisho zitari urukundo, batakwa n'abandi bakabya iby'ubuntu, batakwa. Hanyuma ngo babura ukuntu bosubiza abo bantu, barabananira. Ngo baravuga ngo none turabazanye, ninde twobisha inama ko twakabakabye twabuze umuntu? Ngo bibuka ko hasigaye Yohana wabanye na Yesu, kandi ngo yaramaze gusaza. Ngo baragenda batumira umwigisha kumubaza ati, none tubwire gute ko twahuye n'iyo mitwe, zagenze gute? Kunda Yohana yaravuze ngo uhereye mbere na mbere uwo twumvise tukamwibonera, intoke zacu zikamukoraho, uwo nguwo ijambo ry'ubugingo, niwe jambo ry'ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwarerekanwe turabuhamya. Imana ishimwe. Wabonye Kristo, waramubonye, waramwitegereje, amaboko yawe yamukozeho. Uzumva warakoze Kristo, genda umuhamya. Uzubwira bumwegana bivuge ngo babaziwe kuri iyo mwamuririmba papa, kuriya ko murababwira ngo kurahamiriza abantu ibicucu. Nta muntu waba waragezwemo n'uwo muriro wa Kristo wareke guhaguruka ngo areke guhamya. Uzawumva wabwira abantu bose ibyiza wabonye kuri Kristo. Abana bacu mutubagarire mubwire abantu ko mwabonyeho Kristo ubugingo, niwe jambo, niwe buzima. Mubibwire isi, aho uri mu kabare, aho uri mu bintu byose, departema zose uzubabwira ngo jambo ry'ubu arahari. Kuko bwa Yohana ngo yabonye aho mu ishusho ya Kristo yivuga areba gutya. Imyenda yereze ngo nta mumeshi n'umwe. Haleluya. Bose n'amahumanga gute ngo ubasha kweza iyo myenda ukuntu yari kwirabagana. Yari ko bireba. Aravuga ati jewe yari n'inshuti yanjye. Nageze agenda mu gatuza ke kegamo. Ibyo mpamenda bihagaze uzumva. Yamavuga ngo Kristo bazababwira ko Kristo ataje ari umuntu, yaje afite umubiri. Kuko umuntu wese ubagana ko Kristo atari yambaye umubiri, uwo ni umunyabinyoma. Aravuga ngo baza bahamya bakavuga ngo icyaha ngo abantu bakomeze bakora icyaha nta kibazo ngo tugaraje. Yamavuga ngo bana bato bagirira inama gukora icyaha, ariko niba kibashikiye mukagikora, musabe Kristo niwe mpongano y'ibyaha by'abari mu isi bose. Abo bose bababwiriza inyigisho bakababwira ngo mureke gukundana. Yamavuga ngo uhereye mbere na mbere nta rindi tegeko tuzi, Imana ni urukundo. Imana ishimwe. N'abantu bayimenye bagomba gukundana. Imana ishimwe. Umunota yaje ko ndahireba hasigaye mirongo itandatu.
yamabwira kandi kuri karindwi ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Umuntu uzi ukuzanamo inyigisho akagutandukanya na mwene so, uwo ntiyabyawe n'Imana. Imana ni urukundo. Aravuga ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Icyo nicyo kitumenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Ubwo nibwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere ngo dukundane, tutamera nka Kayini wari umubi akica murumuna we. Mbese icyatumye amwica ni iki? Ni uko ingeso ze zari mbi naho iza murumuna we zikaba nziza. Ishari ririca, ishari rirangiza, ishari rirasebya. Umuntu wese ugira ishari arica arangiza, agenda ashikuramo abantu imbuto y'urukundo. Ariko iyo twuzuye ubwiza, wamamaza ubwiza, ubwiza wagucumbikiye wese ukavuga ibyiza, wakuraje ukavuga urukundo, nta kibusiga muri uwo muryango. Ariko iyo umuntu yuzuye ububi, asigurura ko asigura ubaba. Mani tubabarire. Bene data, ntimutangazwa n'uko ab'isi babanga. Twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo, kuko dukunda bene data. Udakunda guma mu rupfu. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu bwa bene data. Ariko se ufite ibintu byo mu isi akareba ko mwene se akenye, akamukingira imbabazi, urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Imana ni urukundo. Abakiriye Kristo bakundana, bakundane. Imana ni imwe, Imana ni data. Kamere y'Imana ni urukundo. Kamere y'Imana ni ubugane. Haleluya. Kamere y'Imana nta guhora. Yego. Kamere y'Imana ni urukundo. Umuntu wese udakunda si uw'Imana. Bane tubabarire. Haleluya. Haleluya. Yego. Imana yatanze umwana wayo
kugira ngo jewe nawe tubabarikwe, kugira ngo turonke ubugingo, ubwo bugingo tubusharinge mwisi, tubuhereza abantu. Umukristo agomba kuvamo inyoko ituma abantu bagira ubuzima. Ahari hapfuye hakaboneka isoko izana ubuzima, ahari habuze amahoro hakuzura amahoro, ahari habuze gukundana, ahari habuze ubumwe. Yesu yagiye kuja mu ijuru adusaba isengesho muri Yohana, aravuga ngo ndabasabire ntubakure mu isi, wibarindire ngo kandi ubahe ubumwe kuko je nawe papa we turi umwe. Ijuru ni umwe, ijuru ni umwe. Ibyo bice biri mu kuvahe, ayo makimbirane ari mu kuvahe. Abaririmbyi ntibahuje, abashumba ntibahuje, famiye ho noneho ni ibindi. Ushize nasekeje abantu mugataha mwambaye mwese imikenyero isi, ariko imitima ariko Imana yose ikagenza ibintu biri mu mafamiye. Yewe wambaye wa mukenyero naje kambara, ukama mugenda mwambaye inifomo, utubodi dusa, inkweto zisa, esharupe zisa, ariko Imana ikavuga ati batangaye kweli. Korali mugahaguruka mwambaye inifomo imwe, mbega amahoro yakuzuri isi. Imana ikavuga ngo yageza ubumwe tabiri, mwambaye ibisa ariko by'ubusa. Ntibiteye ubwoba? Ntibiteye ubwoba? Umugore n'umugabo bari kugenda mu modoka badahuje, umwe atukundiriya undi atukiriya, ariko bagera mu makwe ngo bitese mugenda mufatanye ukuboko. Uburyarya uburyarya. Ese iyo mushara banguye nanone bakamenya ko byanze, muzamujijisha. Imana agize ko mwatandukanye, nanone iyo mumuvuze ko byanze murajijisha abantu, ariko mu nzu zaranze. Kandi ibintu iyo bitagaragaye ngo bivuge byatume bizoja kugaragara bigaragare nabi. Uzi kugenda ufasha umuntu gutya mu mihanda, hari abantu ngo bagabo bamwe bazabereka ko bakunda abagore, akamamugura superi kuri superi, ariko yagera mu nzu akamubwira ngo ndakwanga. Umugore akagenda mu bandi bantu asa neza, yambaye neza, ahumura amaparufe, yagera mu nzu ngo ndakwanga. Barangiza bagahurira mu igaburo bakavuga ngo ni umubiri, aya ni amaraso otomera. Birizivuga mu muntu uzupfa kurya atitaye ku muntu n'amaso, ngo bizomutera intege nke wanagwana. Wahora mu ntege nke uzi ushaka Imana muri wowe uyibure, ushaka Imana uyibure, kubera ko kurajijisha. Atura ko umunyazaha wature, bwira Imana mu ntabara, nyuzuza amahoro, nyuzuza urukundo. Kuko amafaranga taza sisiranye Imana, nubwo mwagize amafaranga ngo mujijishe abantu, nubwo babona bimeze neza, ntibimeze neza ku Mana. Nta kindi cyazanye Yesu, nta kindi cyamuzanye, ni ukuza gushaka icyazimiye. Haleluya. Kugira ngo agisubize mu mwanya w'ubugingo, kugira ngo yongere akigarure ubugingo wawe. Imana ibahumurusha. Data wuzuza urukundo, data twuzuze kumumenya, ture kuri ibyo turi byo, ture kuri ubuzima dufite. Iyo ufite amahoro uzuyahereza abandi, iyo ufite urukundo uzuha abandi, iyo ufite umuco abantu bazaba babibona, uko ni ukuri uzi umuco ahantu hose. Iyo ufite umwijima ntatavana, kuko abantu baravuze mbese none tuzabamenyera gute? Kuko abantu bose bazoza bakazakora ibitangaza. Yamavuga ikintu muzobamenyera urukundo, muzarebe ko bafite urukundo n'imbuto, muzarebe ko bafite imbuto y'urukundo, bafite ibyishimo, bafite kwirinda, bafite kugira neza, bafite amahoro. Ibyo nta muzobamenyeraho, kuko ibya kamere nabyo niba badafite uwo muntu, ibya kamere biza bigaragara, ni ugutongana, ni izangano, ni amacakubiri, ni amatiku. Ibyo ni ibya kamere bizobatandukanyiriza abantu. Ariko turashima Kristo watanze iyo mpano kugira ngo ubuzima bwacu bwakire ubuzima, kugira ngo ubuzima bwacu bwakwire ibyiza. Imana ibahumurisha. Amen. Iyo gusoza senda abantu barwaye, uwo urwaye mu mutima, kugira ngo noneho bise neza, reka dusaba abarwaye mu mutima n'abarwaye imirimo muhagurukire rimwe. Nituvuga ngo umutima urwaye abantu ntibahaguruka, ariko urwaye umuntu ntahaguruke, kuko Yesu nawe yageze akiza umutima agakiza n'umuntu. Iyo tuvuga umutima gata abantu ntibahaguruka, ariko abarwaye imirimo muhaguruke. Itakwisi
abarwayi muhagurukire usenge Imana ikora ikintu abarwayi bakira. Abadukurikiranye barwaye ufata uri kuribwa tubwire Imana ngo dukize. Haba abahagurutse mu buryo bw'umutima Imana ibaza, Imana ibakize. Haba abarwaye mu buryo bw'umubiri Imana ibakize. Datangise umwami wacu Yesu Kristo. Mbega amahoro yakuzuriye isi umwami Yesu ategetse. Dusabiye imibiri yose uyu mugoroba Mana. Ariko iyo bajaga gukiza baravugaga ngo ibyaha arabibabariwe. Dusabiye ubugingo, dusabiye ubugingo, dusabiye ubugingo, dusabiye ubugingo, dusabiye ubugingo, dusabiye ubugingo, dusabiye ubugingo. Ubage Mana, ubage Mana, ubage Mana, ubage Mana, ubage Mana, ubage. Kuko twamenye ko hari indwara zimwe ziterwa n'uko ubugingo bwanduye, ubugingo busa nabi bigatuma bitwanduza n'imibiri. Turasabira ubugingo bw'Imana mu mitima yamaze gukama, turasabira ubugingo mu mibiri yamaze kwirabura. Impano y'Imana nimanuke, abari barasubiye inyuma bagaruke nka wa mwana wavuze ngo kwa data barajya bagasigaza. Erega imbere yawe huzuye ibyiza Mana, imbere yawe huzuye amahoro, imbere yawe huzuye urukundo rwawe. Dusabiye abarwayi mu izina rya Yesu, dusabiye abarwayi mu izina rya Yesu, abarwaye za kanseri, abarwaye za diyabete, abarwaye umwijima, abarwaye ibifu, abarwaye ibigongo, abarwaye ibitwe, abasukida, abaza gusama mu izina rya Yesu. Ikiganza cy'Imana kiruta uko twagitekereza, nikiramburira isi, nikirambura abantu bose bazumva aya magambo Mana. Ubasha gutanga ubuzima, imibiri irwaye ibasha gukira, imibiri yishimye ibasha guhabwa amahoro. Abatewe n'abadayimoni, abatewe n'imyambi ya Satani ubasha kuyibakiza. Abarara barira, abarara baboga, abarara bihebye, abarara bacitse intege. Ijuru niritabare, ijuru niritabare Mwami Yesu, ijuru niritabare. Ingumba zibyare, ingumba zibyare, ingumba zibyare, ingumba zibyare mu izina rya Yesu. Turasabira ingo zamaze gutandukana mu buryo bw'ibanga Mana, wongere uzunge Mana, wongere uzunge Mana. Mbega amahoro yakuzuriye isi, umwami Yesu ategetse, umwami Yesu ategetse. Mbega amahoro yaba mu miryango, mbega amahoro yaba mu itorero, mbega amahoro yaba mu isi. Umwami Yesu nategeke, umwami Yesu nategeke. Haleluya. Data turagushimye kubw'iyi minsi yose Mana, aya magambo uzayaherekezanye n'ibimenyetso n'ibitangaza. Mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu. Abari baboshe babohoke, mwami Yesu, mwami Yesu. Abari mu mwijima w'icuraburindi babona umuco. Amahoro yuzuye isi, amahoro yuzuye isi. Turasabira abayumva b'aka karere bose Mana, ubagirire neza. Iyi minsi izahora iba myiza kuri bo Mana. Impano z'Imana zikomeze zaguke, ubahe ubuntu, ubahe amahoro, ubahe urukundo, ubahe gukomeza gushigakirana kugira ngo ubwami bwawe bukomeze butere imbere Mana. Dusabiye amatorero yose y'ahantu, dusabiye iki gihugu, dusabiye ubuyobozi bwabo, dusabiye isi. Amahoro y'Imana atembe kuri bose. Shimwe Mwami Yesu, ducishijwe bugufi imbere yawe n'amagambo yose yavuzwe Mwami Yesu. Levala bela fergasere Mana de la gelas, Mana yanjye oya levargaina. Satani uza guterura, iya la varga la fergasere Mana. Satani ushinzwe gupfobya, Satani ushinzwe guterura mu bantu we. Dufashe piriyo mu miyaga ya Satani. Aya magambo agira imbaraga,
ubaha umugisha, abaduhaye ibyo kunywa ubaha umugisha, Ndio. abatwuhagiye ubaha umugisha, abadusize ubaha umugisha, abadusekeye ubaha umugisha. Umugisha wawe ni munini, umugisha wawe ugera kure. Duhere kuri Adonai yadutumiye Imana, wihe umugisha. Duhere kuri famiye ya Jalosi yadutelefoni, wihe umugisha. Duhere ku bana baducumbikiye, duhere ku bera twagiye dutaramana nabo bose, duhere ku bashumba twabanye, ubaha umugisha. Nta kibi twibuka, Mwami Yesu we, Mwana we, nta kibi twibukaho we. Batugiriye neza, baduherekeje neza, ubaha umugisha, ubaha umugisha, ubaha umugisha. Abari baraje barabuze inzira ubaha inzira, abari baraje barabuze icyerekezo utanga icyerekezo guhera uyu munsi Mana. Abari barabuze ababitaho ubaha amaboko, abari barabuze uburyo ubaha uburyo. Tumukomere mu mashyi gukorera imbaraga. Komari mu mashyi.